mbasuhuze mbifurize amahoro y'Imana. Ngewe tubonetse nk'ibisanzwe uje kubahaye amakuru aka kanya. Ndagira ngo mwebwe mwese mudukurikiye kano kanya uyatega amatwi nibura uvuga uti Theoneste cyangwa se u Rwanda twifuza yarabivuze ibi biri kuba yari yabiduteguje. Muti ni ibiki? Burya iyo igihe cy'Imana cyageze, igihe cy'abantu kirarangira. Ikizira cyahagaze ahera igihe kinini aha mu gihugu cy'u Rwanda, ariko nabwo igihe kizagira Imana ikore. Nizere ko abadukurikiye muri kunyumva bari mu Rwanda ndetse no ku bigo bitandukanye, babwa ni mukomeze mugira weekend nziza. Igihugu cyacu ubwo abwinti umunsi Imana yaserutse, umunsi ibyo yavuze biri gusohora, umunsi radio y'igihugu yamaze kugaragara, buri wese akajya hagaragara, hari bizaceceka. Uyu munsi rero nkuko nabivuze hari byamaze guceceka, ndetse bigomba guceceka kuko ni Imana eje kurwana uru rugamba. Ubundi mu mateka yo hambere uko umuhamagaro w'Imana uko ari umeze, ntago Imana ihamagara yagize hamagara umugore. Reka Imana yahamagaye umugabo, ndetse no kurema ntago umudamu yaremwe, hari mu umugore kurwa mu rw'umugabo. Ariko FPR ije irayibirandura. Imaze kwibirandura, abagabo bose iracecekesha, ifunga insengero z'abagabo, miti twimitse abagore. Impamvu yo kwimika bari abantu kwari kugira ngo ibone ukuntu igera ku mugambi wayo. Ariko nababwiye nti iyo FPR gukoresheje igihe kiragera ikaguhitana. Iyo itaguhitanye ku mugaragaro igira urundi guhitaramo. Muti rero byagenze gute? Nzanye amakuru y'umupasiteri witwa Julienne Kabanda. Iyi Kabanda niko akunda abagore bagira utuntu tw'uduhezo kugira ngo yerekane rwose ko umugabo ari igitangaza. Avuga ati nditwe izina ry'umugabo ryanjye nitwe n'iry'umugabo. Bese byari byiza iyo abikora koko, akabikora ari ibintu bimurimo cyangwa se ari ibintu agamije guhesha icyubahiro umugabo we, ariko abikora ari target yo kujisha abagabo nyine ati nta kibazo, ariko afite n'izindi ntumbero. Niyo mpamvu muri iyi minsi ubu nibabwira nti idini rya Kiliziya Gatolika riri mu murongo, ndavuga nti rwose riri mu murongo. Abanyagatolika bo muri mwikomera amashi ndabashuhuje. Muti impamvu ni ihe? Nta idini Gatolika ishobora guhagarika kujya hariya ngo yimike umupasiteri w'umugore. Si uko badasenga, baranakizwa, ariko ntibyemewe. Bagendera ku muhamagaro, ku mahame ya Bibiliya. Si uko abarokore babibewe, ahubwo ngo ibintu byose ngo byaratagatifujwe, ngo umwenda wohera, ngo ibiki, ariko siko bimeze. Siko bimeze. Burya bijya gucika bica amarenga. Si uko abagore batabwiriza, si uko batabwiriza, rwose nibyo. Ariko ntabwo twigeze tubona ahantu muri Bibiliya Uwiteka Imana yo mu ijuru yigeze ihereza inkoni ngo ihe umugore. Reka cyangwa se igitsina gore. Reka hari izindi nshingano bahawe, ariko si zo kujya ku gatuza. Buriya mu isezerano rya kera niyo yabaga ari muri cya gihe cyabo cya ya minsi yabo, ntabwo yigeraga ajya ahagarara ajya ku ruhimbi. Uyu ntabwo byari byemewe. Uyu munsi rero FPR yaraje ifata ijambo ry'Imana, ikizira gihagarara hera, ndetse Sawuli aza kwibika Samweli, kandi ntaho byabaye. Ibi bintu ntabwo byashoboka. Niyo mpamvu muri mu pasiteri Imana igize gutya akajya hanze. Muti byagenze gute? Bapfuye iki? Uyu pasiteri Kabanda nibwo uyu munsi hasohotse itangazo rya RGB rivuga ko ndarifite angana ndaribashyiriraho, riravuga ngo mu magambo make ko iri torero rye yarahagarariye yarabereye umushumba, cya kizira nyine nababwiraga, ritemerewe kongera gukorera ku butaka bw'u Rwanda, ndetse ritazongera no kuhakorera, rihagaritswe burundu, ryambuwe n'ubuzima gatozi. Ako mwakumvise ni uyu mugore ndi kubabwira, uyu pastor Kabanda. Uyu mubona itorero rye rirahagaritswe burundu, ntirizongera no gukorera ku butaka bw'u Rwanda. Mwagiye mugambana insengero ziri mu mwuka w'Imana zigafungwa, mugambana insengero zisenga zigafungwa, mugambana abakozi Imana bagafungwa, hasigara insengero zifite ikizira, zambaza ikizira. None uyu munsi ibyo mwanze gukora Imana yo iri kubyikorera. Reka dushime Imana ikabyabana abantu bazi gukora, Imana iri kubyikorera.
muti rero byagenze gute? Uyu mugore nyuma yo gusanga ngafite ikirundo cy'amafaranga yari amaze iminsi ataverisa muri FPR. Narabwiye nti bakora biriya benshi ari ubucuruzi bwo kwambura abantu amafaranga bakajya kuyagabana n'icyama. Nyuma yo gushyiraho iriya nkuru, nyuma yo gushyiraho amabwiriza yo kugira ngo abantu bose bafite insengero bajye babarira amafaranga mu rusengero, FPR se kubagenzura. Nyuma yo kohereza umuntu w'umudema yakageza mu rusengero kureba yatuwe n'abahano n'iki, aba nabo bafite gahunda yo kujya gusengera abantu mu ngo no kujya mu masengesho y'urwiherero n'iki n'abantu babo, ariko biza kugaragara ko hari amafaranga bahabwa cyangwa se hari ibindi bya 10 bafata FPR tabizi. Icyo si cyo gusa, bikaba byaje gukemangwa aho ntabwo ndi bubyemeze 100%, ariko hari gukemangwa ko yanzoka ya mashitani FPR ikoresha akaba ngo yari afite ibanga rimwe muri zandahiro yerekeranye na FPR, ariko abahanga byo ntabwo ndi bubyeze ndacyabikurikirana, abahanga bakavuga ko ngo hari inzoka yakoreshaga. Ntabwo ndi bubihamye, na makuru ari gutambuka nge ntari buhamye kuko inzoka ntayo nabonye, nta nubwo irerekanwa uyu munsi, ariko biri kuvuga ko hari inzoka yakoreshwaga. Iyo nzoka akaba ngo yarayihawe n'icyama, iki cyama cyabo cyo kwa Karinga. Nyuma y'uko rero ubundi nababwiye mu gitondo nabivuze nti hari umupfumu wo mu gihugu kimwe gikunda gukora ibintu by'ubusambanyi cyane duturanye, gikina n'amafilime n'amaporno n'iki, abanyarwandakazi bashiriyeyo, warayuje agatanga inkoni mu midugudu, inkoni 10, ndetse bagashyira idarapo ry'u Rwanda. Ukoze kuri iyo nkoni atabihera uburenganzira agahura n'ibibazo, bakaba babiriye n'umunara. Ibi byahereye Nyagatare muri Rukomo, mu karere kose ahari muri uyu murenge, nibwo hari amatorero amwe n'amwe yo mu gihugu yasezerewe yari afite ibanga na FPR. Narabwiye nta bantu bose bafite amabanga, navuze abademobe kare, mvuga abari gukora gukira ku rugamba bose bagomba kwicwa. Aba bagore bashizwe hejuru, narabwiye nti igihe cyanyu kirageze, mwanze kumvira Imana, murwanya abakozi b'Imana, murwanya abahanuzi nyakuri, murabagambanira, mukajya muneka abantu ngo muri kubahanurira, bamara kuvuga mukajya kuripotinga muri FPR mukajyana amakuru. Ariko uyu munsi igihe cyanyu cyarangiye. FPR kubera ko igihe cyayo cyarangiye iri gukubura umuntu wese ufite ibanga ryayo. Uyu Julienne rero akaba yamaze itoro ryamaze gusibwa, guhagarikwa burundu, kwamburwa ibyangombwa ndetse n'andi madosiye, akaba FPR yamuhagurukije imugeretse ku mutwe kuko yarayikoreye ibyo mushinja byose. Ni hahandi ntari wicike, uwakoranye nayo wese izamwirangiriza. Ndiho ndabwira pasiteri munkurikiye kano kanya, nimugerageze muvuga Imana uko mwahamagawe, cyangwa se mutarukanye n'iyo ngoma mbi, kuko ntawe izasiga. Ibi ni ibyahanuwe ndetse utuvugana FPR iri kubara iminsi. Mbagira inama rero mwebwe mwese ibaye kuri Pastor Kabanda n'abandi mwese muri mukiringiyo, inama nabagira ni ukweza mugatandukana na shitani, mugatandukana na sekibi, mukarenganura abaturage. Intama mwagabisha ikirura, mwagamunye kuzirengera, mukazivugira, mukazirwanirira. Niye wenda Imana kubera ko ari nyembabazi izagira imbabazi, ariko utarakora ibyo wese, ndababwiza ukuri, ibi bibera umuntu wese isomo, nta kari kaba. Buri wese FPR ntizamusiga. Iriya ni shitani, niyo mpamvu iri kugenda. Ubundi shitani uyikoreye wese iramukoresha, ariko ikaza kumusorezaho nayo ikamuhitana. Ngiyo shitani mwahamagaye.